Buri mwaka ibigo byakoresheje nabi bya rubanda byitaba abadepite bagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari ya leta PAC bagatanga ubusobanuro bw'uburyo amafaranga yakoreshejwe nabi. Ibigo biba bibazwa ku makosa y'imicungire itanoze yagaragaye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta buri mwaka, nubwo amafaranga agaragazwa ko yakoreshejwe nabi atajya atangazwa ko yagarujwe. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru rya Flash bavuga ko kugira ngo iyi mitungo igaruzwe leta ikwiye kugifatira ibihano bikomeye abanyereza umutungo bakajyanwa mu nkiko. Icyifuzo cyane nuko babyegura bikorera bikagenzurwa na leta nk'uko bisanzwe. Ntago bakurikiranwa neza ko bikwiye ngo niba ngombwa bagiye no mu nkiko, niba ngombwa n'imitungo yifatirirwe bagarure ibyo banyereje. Impuguke mu bukungu zisanga kugira ngo umutungo wa leta wanyerejwe ugaruzwe, imishinga leta yashoyemo amafaranga igatangira ikwiye kugirangira, kuko akenshi biterwa no kuba imishinga myinshi icagazwe yarashowemo akayabo k'amafaranga. Teddy Kaberuka, impuguke mu bukungu, arasobanura. Hari ibintu byinshi mbona bisa nkaho haba ari imikorere mibi, ariko hari na byinshi bisa nkaho ari navuga kunyereza umutungo nabyo barakurikirana. Amakosa ajya akorwa, amakosa navuga ambabaza cyane, naho bavuga ngo inyigo zakozwe nabi cyangwa se ngo umushinga waratangiye ntiwarangira, mutekereze gutangiza uruganda ntibirangire, ayo n'amafaranga bapfuye ubusa, navuga abahiye. Ibyo rero nibyo bigomba gushyirwamo imbaraga cyane, imishinga ikazajya itangira ariko yizwe neza, yatangiye nayo ikarangira. Madame Ingabire Marie Makire, umuyobozi wa Transparency International ishami ry'u Rwanda, ntanyuranya n'impuguke mu bukungu, ariko avuga ko byose bipfira mu bucamanza bakagira bera bakoze amakosa akomeye, harimo kubakatira ibihano bito bidahwanye n'amakosa bakoze cyangwa se n'imitungo banyereje. Anavuga ko ikigo wasake gikomeje kurangwamo imikorere n'imicungire mibi. Iyo mishinga irahari, ntabwo byose buri wese nabibona, ikadindira ntirangizwe cyangwa n'abaturage bayikozemo ntibishyurwe. Noneho wajya gukurikiranwa ngo rwiyemezamirimo yataye imirimo, rwiyemezamirimo ati imirimo gute? Mu bucamanza turacyafite mu kibazo, ntabwo barumva kiriya, ntabwo turabyumva kimwe. Rimwe na rimwe rero ugasanga hari n'umuntu umushinjacyaha umucamanza agize umwere cyangwa se akatiye igihano gito kurenza icyaha yari yakoze. Erega aya mafaranga barayacu twese nk'abanyarwanda. Wasake yo rero ifite n'ibindi bibazo byo kurenganya n'abakozi bayo. Kuva mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2017-2018, ikigo wasake nicyo cyagarutsemo cyane nk'ikitubahiriza inama kigirwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, aho kitigeze kizikurikiza nibura ku kigero kiri hejuru ya 30%. Bwana Muhakwa Valence uyobora iyi komisiyo yabigarutseho agira ati, kuko niba yaravuye kuri 31 muri 2015 ku bijyanye no kubahiriza inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, ubu ngo bikaba bigeze kuri 19, ndibwira ko harimo ikibazo. Nyuma y'uko urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta rusanze hari imari ya leta icungwa nabi, rurasaba ko bihagarara, inzego zose zigakurikiza inama zihabwa n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Agahozo Amiela, Flash TV.